Ya nshuti bakunze mudahema kurikira ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukereka twongere tubasuhuza turi kuri EMTV cyangwa se Evangelism Romand TV. Ngiye nitwa BKM, muramenyere mu biganiro bitandukanye bigenda bitambuka hano. Uyu munsi kuri iyi tariki mu gihe nk'iki turi mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, aho twaje kwibuka nyakwigendera umuhanzi Gisela Precious wari ufite usize umwana umwe kandi w'uruhinja. Niwe rero twaje kwibuka. Uru n'urusengero yakoreragaho umurimo w'Imana mu gihe gisa nk'iki, nyuma yo kuva mu mujyi wa Kigali aza ku mugabo nyine hano Gisenyi. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru biteye ubwoba, ni inkuru biba bigoye ko umuntu yabona n'amagambo avuga. Murabibona turi hano ku rusengero nk'uko mubibona, abantu barimo barinjira mu rusengero ku bwinshi. Urusengero rwamaze no kuzura rwose, abantu babuze aho bicara. Mu by'ukuri ibi bigaragaza ko Gisela yabanaga n'abantu amahoro. Mu bantu batandukanye rero tuza kugenda tuganira, twagize umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana wabanye na Gisela mu gihugu cya Uganda, yari perezida wa korali. Gisela yaririmbyemo mu gihe yari ari mu masomo ye i Kampala. Aho ngaho rwose ibyo ndabihamye nanjye nk'uwari uhari mu biganiro bitandukanye. Nababwiye ko nanjye Gisela mfite ubuhamyabwe bw'ukuntu twabye umurimo w'Imana, ariko nongeze umugisha wo guhura na perezida kugira ngo nawe aze atange inkomezi ku muryango no ku nshuti za Gisela, ndetse agire n'ubutumwa aza kugendera abantu bose badukurikiye. Turagusuhuje umukozi w'Imana. Mukomere cyane. Amakuru ni meza, ndashima Imana. Ya, ku bantu badukurikiye barifuza noneho guhita bamenya ninde tugiye kubana muri aka kanya gato k'iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Niyonshuti Etienne, ndi umusore shima Yesu. Urakoze cyane Etienne. Turi kumwe na Etienne, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Yabaye perezida wa korali Unity ya Kampala mu itorero rya ADPR cyangwa se rya Pentecost muri kiriya gihugu. Yabanye na Gisela igihe kitari gitoya cyane, ku buryo afite byinshi yavuga cyangwa ubuhamya yatanga, ndetse agira n'inkomeza nk'umuryango wa Gisela n'inshuti ze. Etienne, wamenye Gisela ryari niba ubyibuka? Ahagana mu mwaka wa 2016 nibwo Gisela twamubonye aza, twari dusengera ahantu bita Mengo hariya mu mujyi wa Kampala muri itorero rya ADPR PC ya Uganda. Niho yaje dusengera aho ngaho Mengo, aza ari umutoza, aje kudutoza, aza ari umuntu ubona afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nibwo korali yari ikiyubaka, kuko korali yari yabayeho muri 2015, urumva yari taramara igihe kinini ivutse. Adufasha mu buryo bw'imiririmbire. Yaje, ikintu cyantangaje kuri we, yaje ari umutoza, ariko kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana byaje kurangira aba integrated muri twebwe. Adufasha no kuririmba, abaririmbye bashyira ku murongo. Yakoze umurimo w'Imana mu buryo bufatika. Hari byinshi tuzahora tumwibukiraho nka Unity Choir. Ya, uravuze ngo uvuze ikintu gikomeye. Gisela yaje ari umutoza wa korali, wari uje kubafasha. Buryo umutoza uza mu makorali harya bari umuntu wishyurwa na korali cyangwa ari umuntu utazatinda, ngo ariko bigira igihe abo muririmbyi. Niwe wabyisabiye kuba umuririmbyi akareka kuba umutoza? Mu by'ukuri nkurikije ko igihe twamaranye n'imiterere ye, yaje ari umutoza nk'uko nabibabwiye, ariko nyuma kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana yabonaga hari umurimo tukiri kubaka, umurimo wiyubaka, birangira abaye umuririmbyi, ajya muri korali afasha abaririmbyi kuririmba. Mbese akora ibintu bikomeye cyane. Kugeza aka kanya iyo uvuze Unity Choir wumva Gisela. Kugeza aka kanya, kuko nka 90% y'indirimbo twaririmbaga badufashije mu myandikire, n'undi wayandika bakaza bakicara muri komisiyo tekinike bakareba uburyo bayiha umurongo mwiza, bagafatanya. Mu by'ukuri twebwe nka Unity Choir turahombye, duhombye umuntu w'ingirakamaro. Yaradufatiye runini, yari umunyakamaro kuri twebwe, yatubereye umugisha mu gihe twamaranye cyose. N'ubu ngubu ari abo twaza tuganira ejo bundi, bamaze kumenya iyo nkuru y'incamugongo, yababwiraga ko n'ubundi n'ubu ngubu yumva agifite Unity Choir ku mutima, twazasubirayo kugira ngo korali ikomeze itere imbere mu buryo bw'imiririmbire. Rero agiye umwe mu mishinga yari afite imishinga myinshi, n'uwo nguwo kuba ajya kuyitoza Uganda,
kandi urumva n'inshingano zari zimaze kwiyongera amaze kubaka urugo mu by'ukuri urumva ko yari agifite ishyaka ry'umurimo w'Imana haba hano mu Rwanda haba no muri Uganda ndetse buriya ari no kuzajya akomeza kujya avuga ubutumwa n'ahandi mu bindi bihugu ndetse no ku yindi migabane ariko Imana urashimye ko imwisubiza. Rero ubutumwa naha umuryango wa Gisele by'umwihariko umugabo we Innocent bihangane ni ibintu bikomeye gupfa kubyakira natwe twese ntago twahise byatugoye ku buryo hari n'abakubwira ati n'aka kanya ntago turabyumva ko Gisele yagiye nanjye mu abo ngabo mba nyumva irya spirit ye umwuka yabaga afite muri korali mba numva hari n'amagambo amenshi yajyaga akunda kunganiriza mu bintu Gisele ntazibagirwa byamuranze harimo ikintu cyo kugira ishyaka kwicisha bugufi kudacika intege ari umunsi urabizi muri urugendo bikemo muri urugendo hari igihe umuntu ahura n'ibimurasa byinshi Gisele rero iyo byazaga ari ibimurasaho ku cye giti ari ibirasa korali akenshi ntabwo yacikaga intege yaratubwiraga ati yabaga akambwira ati perezida uzi n'ikindi tugomba gusenga Imana kuko ibi aba ari ibitero by'umwanzi tugomba gusenga Imana bino ntibiduce intege hari n'ibyazaga tubona ko ari ibishaka kugira ngo acike intege yere gutoza korali ariko ntigeze acika intege rwose. Urabyibuka ko nawe twari kumwe dutegura launch muri 2018 yari yararangije amasomo yaragarutse mu Rwanda ariko igihe cya launch tugeze igihe cyo kwitegura launch nka Unity Choir aragaruka yicarana natwe yaranafite n'ibyo akora mu Rwanda ariko ababihagaritse araza yicarana natwe dutegura launch ya Unity Choir igenda neza. Ndibwira mu ndirimbo 10 twasoye icyo gihe twashyize ku mugaragaro nka 90 cyangwa 85 yari uwazidufashije kuzandika azishyira mu majwi azitoza korali turaririmba ibintu byari bimeze neza nawe uri umugabo kubihamya ari uhari. Rero kuri uyu munsi mu by'ukuri I'm speechless ntago numva ntago byoroshye nyine nshuti birababaza cyane kubura umuntu nk'uwo w'ingenzi mu buzima. Noneho tugenda dusoza wenda dore ko nibyo kuvuga kuri uyu munsi usanga bari biki ubona abaririmbye amakorali abahanzi muri rusange ni nk'iyo somo rikomeye bakwiye kwigira kuri Gisele. Abo ibyo byiciro byose uvuze somo bakwiye kwigira kuri Gisele Precious ni isomo ryo kugira ishyaka mu murimo w'Imana. Ishyaka mu murimo w'Imana ukabikora ubikunze kandi noneho n'ikigeretse kuri ibyo nakijijwe ko Gisele yarakijijwe ibyo yabikoraga akijijwe kandi n'umurimo akawukora pe. Ndibuka ko iyo twaburaga umuntu wa piano yarazaga agacuranga na gitari akayicuranga byose yabaga ubona ko ibintu byose abikora bikunze kandi nta no kuvuga ngo bya bindi wenda ngo abatoza ngo murabishyura ibintu bya mirenge n'iki nta mafaranga twari twarumvikanye nawe yagezeho araza tubana mu buzima bwose korali yanyuragamo twari kumwe nawe rwose namwigiyeho ikintu gikomeye cyane ko kudacika intege mu buzima ntago yigeze acika intege acibwa intege ari igihe kigera umukristo akageragezwa mu rugendo ntago bijya bibura mu rugendo ariko Gisele ntago yigeze acika intege ntago yacitse intege n'igihe yabaga ari mu Rwanda aranyandikiraga akambwira ati korali imeze ite agakurikirana amakuru umunsi ku wundi akambaza nkamubwira ati korali turaho tugeze kuri stage bimeze gutya akatubwira ati none ngiye kujyana nabandikira indirimbo ndi hano mu Rwanda nzajya nzirikodinga nzohereze dirije abafashe muzishyiremo neza ku buryo mutazigera mugira ikibazo mu miririmbire mpari. Mu by'ukuri Imana imwakire mubaye ndumva nta bintu byinshi message numva mfite niyo kwihanganisha umuryango Innocent mugabo we mu by'ukuri kuba asigaranye umwana w'ukwezi nabyo ni ibintu bitoroshye ari umuntu w'umugabo ni ibintu bitoroshye ariko buri Imana yari izi impamvu Imana yari izi impamvu twihanganishije mu by'umwihariko abari inshuti ze itorero rya ADPR rihombye umuntu w'ingirakamaro igihugu gihombye amaboko ariko Imana niyo mugenga wa byose. Nanihanganisha by'umwihariko umuryango mugari wa Unity Choir
aho bari ari abayiririmbyemo batagihari batakiri muri Uganda, ari n'abari inshuti zayo, abaterankunga, abatuyoboye, abo bose natanga message ivuga ngo twihangane dukomezanye, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Nukuri amushuwa ko Gisele yagize igihe cyo nubwo yabicagamo mu marenga mu baganiraga nabo, ariko wabonaga ko hari ukuntu we arimo yitegura, ariko ukuntu umuntu yitegura ariko abantu batabizi, nawe atabizi, atazi umunsi n'igihe, ariko ndumva ari ibyo, nta kindi narenzaho. Etienne, urakoze, turagushimiye cyane kandi dukomerane. Ya nshuti rero, twarimo turaganira n'umuyobozi wa Korali Unity Choir mu gihugu cya Uganda, aho Gisele yakorewe umurimo w'Imana igihe ari kwiga muri kaminuza. Urugendo rwacu rugiye gukomeza twerekeza mu rusengero mu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera. Murakoze cyane, muri kumwe na Evangeliza Le Monde TV.